match iratangiye nk'uko ubibonye ku ifoto, umupira uratangiye. Hano ngiye kuvuga amagambo cyangwa se ngiye kuvuga ijambo, ngira ngo wowe twicaranye cyangwa se wowe tugendana, ntabwo isi ari yizaguha amakuru. Amakuru atangwa n'ijuru, kuko twe turi abakristo, amakuru tuyahova mu ijuru, tuyahova mu ijuru. Match iratangiye, minota 90 y'umukino, minota 90 y'umukino, hajyaho 4 y'inyongera cyangwa 10. Ngira ngo wabibonye ku ifoto. Ninde uzasifura uyu mupira? Ni Abanyaburayi, ni Abanyamerika, nibo bagiye gusifura match, too much. Ariko si match nk'izi zisanzwe, si umupira nk'uyu usanzwe, ni match nyamatch. Ntabwo nzi rero ko Evariste General Major Ndayishimiye yagiye gukina agatsinda. Ntabwo ashobora gutsinda, kandi rwose never. Bajya bavuga mu mvugo z'iki gihe ngo shyira agapira hasi. Yesu Kristo adufashije, n'Imana idufashije. Ibi bintu niwe wacanye umuriro uranawenyegeza, kandi mbivuze rwose nkwiseguyeho. Uri Sebarundi, uri umupapa, urankuriye muri byose, uranduta muri byose, ariko ntabwo uyu mupira n'ukuri ntabwo ushobora gutsinda. Nta n'igitego na kimwe, ntabwo mbizi. Kuko mu kibuga, iki kibuga muri kureba kandi cyanyereye, ubu ikibuga cyanyereye, cyamaze kwicurika. Niba uri kubireba cyamaze kwicurika. Kandi mu gihe match imeze uko, nta jambo risigaye ryo kuvugwa uretse abagiye kusifura umupira, abandi bakaba abafana. Ubwo abene gihugu b'u Burundi bagafana, bene gihugu mu Rwanda mugafana, abene gihugu ba Tanzania, abene gihugu b'u Buganda, abene gihugu ba Kenya, mbese mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo match ni ifirimbi tayari, ubwo umupira uraba watangiye. Ubwo rero uku kwezi, uyu mwaka, ubundi ngo akagabo gahimba kandi kataraza, ngo hari abagabo ntihagwa ibara. Niba nyene cyubahiro Evariste General Major Ndayishimiye uzi ko uri umuntu w'umukukuruke, ufite ijambo n'ijunja nk'umuntu w'umugenerali, habura iki? Nta gihugu kiragutera, nta bindi habura iki ngo uyu mugisha Imana yavuze mu gihugu cyawe usohore? Ko umupira ugiye gukinwa, ubu Evariste Ndayishimiye natavaho Imana imukuyeho, buriya aracyari mu minsi y'inyongezo. Hari iminsi y'inyongezo Evariste Imana imuhaye. Natavaho ku bwa kudeta, natavaho kuri uyu mugambi w'Imana ngo aveho mu mahoro, wimbuza kubihanura. Uyu ni umupira nabonye, ndawuvuga uko bagiye kuwukina, uko wakinnye, abazawusifura, iminota uzamara, n'umwanya uzamara, n'uzatsinda cyangwa n'uwatsinze, ndabivuga. Icyakora nanone muze kunyemerera ndisegura ku bantu bavuga ko twavangiwe, twayobye, twatambikiriye. Itangazamakuru rya mbere rifitwe n'Imana. Ntabwo ngewe usenga nkahishurirwa, nkerekwa, nkagira inzozi, mu ntege nke n'inzozi, mu buryo bw'umwuka wera wasenze neza wumva ijwi, mu buryo bw'imbaraga zamwe mu yera nanone ukumva iyerekwa, ukagira iyerekwa. Ni ngewe Imana inanirwe kucamo ngo impa amakuru yuzuye yizewe, hama ngewe njya kuyabaza ijwi rya Amerika, nyabaze BBC. Muri iki kiganiro reka tuvuge match. Uyu munsi wa none ndavuga ubuhanuzi bwa match bwa football. Noneho rero tuguhaye ikaze, urakoze gukanda subscribe. Hama nge nababwiye ko tugomba gusenga cyane. Cya kabiri mbamo nababwiye ko hari amezi 3 mugomba gusengera mwigirije ubusa. Nanjye kandi ndimo, koko ibibazo bihanze u Rwanda n'u Burundi nanjye birandeba. N'ururimi ni rumwe. Niho iyo ngiye i Burundi ninjira mu kazi ntiz'ururimi, ndepoza mu Kirundi umuntu akagisoma. Umurundi uje mu Rwanda depoza mu Kinyarwanda akagisoma. Urundi Rwanda urundi. Uyu munsi wa none rero muri iki kiganiro ndagiharira match football. Butugiye muri football ya nyakubahwa Paul Kagame,
na nyakubahwa Evariste General Major Ndayishimiye. Ubwo ngira ngo nawe ugiye guhanga amaso iby'iyi match cyangwa iby'uyu mupira. Yenda se iminota ishobora kutubana mike, ariko umuntu ari busabe tuyongere. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Rero uyu munsi wa none ubu tuvugana ubuhanuzi bwaratambutse, inzozi ziratambuka, iyerekwa riratambuka, ijwi riratambuka mu matwi ya nyene cyubahiro Evariste General Major Ndayishimiye Sebarundi. Hari ibintu byamunaniye yaragerageje biranga, ntako atagize biranga, ariko ibyo ntacyo bimubwiye. Warahagara akavuga ati ndatunze ndatunganiwe. Rero Imana mu ntego z'Imana ni umuntu wayo ikiremwa cyayo. Imana irahigura n'abaperezida, Imana irahigura n'abanyafrika, Imana iri mu murongo n'inzamba mu matwi y'umuntu, iri mu murongo n'imburi mu matwi y'umuntu. Uyu munsi wa none niba uvunagura ibiti mu matwi ukavuga uti ubu tuvugana nzateza imbere ibi n'ibi, hatera imbere abanaba, nzashorera ukunuku, nta hantu uri kuva nta naho uri kujya. Imana yo yavuze ko manda yawe yarangiye, kandi si byo bihanuye genyine. Imana ivuga perezida mushya witwa Dawudi cyangwa se Dawidi. Imana igaragaza ubutunzi buri mu butaka, igaragaza ubutunzi buri mu nyanja no mu migezi no mu biyaga mu gihugu cy'u Burundi. Ariko umurundi agomeje kugoka, agomeje kuruha, agomeje kubaho nabi, akomeje guhangayika, agomeje kuba umuntu usa naho hari isuzugurwa nyarucari. Mugabo Imana yaratanze byose. Mwebwe rero ntacyo bibabwiye koko, muhahira Dubai, muhahira Shini, ariko muri bake. Yebo mwari mutanze amahirwe Murundi na Murundi kazi nabo bakabona ko tutazongera kujya koza imbwa z'abazungu kugira ngo tubone ubuzima, ko tutazongera kujya gukorera Ishimayeli. Hari abantu bari mu biganza bya Ishimayeli. Ishimayeli ni umugabo ukomoka kuri Hagayi kwa mwene Aburahamu. Bibiliya iravuga ngo Ishimayeli Imana umugisha muri ngo uzaba ishyanga rikomeye kandi uzaba umurashi wo mu butayu. Kandi iramusenda ibwira Aburahamu ngo senda ishoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'umugeni atazaraganwa n'uwishoreke. Uyu munsi wa none abantu bari muri ibyo bihugu gupagasayo, none ni gute bajya kupagasa kwa Ishimayeli, bagajya gushaka ubuzima muri Ishimayeli, bakajya gushaka ubuzima ku gicibwa, ku mwana waciwe. Bibiliya ivuga udashoboye. Kandi noneho uyu mwana w'umugisha ni gute ajya gupagasa ku mwana utari uw'umugisha? Uri umwana w'isezerano, uri umurundi, ariko wagiye gupagasa ku mwana utari uw'isezerano, kandi we yakaje gupagasi wawe. Ibyo bintu nitubireba, twe twarasomye, ntabwo dushobora kubireba ngo duceceke, ntidushobora kubireba ngo twiyakire, ngo twiheshe amahoro, ngo twumve ibintu biri mu masengesho yacu n'abahoza Afurika. Kuboko k'umuzungu gusubira inyuma, ndaje mvuga ubuhanuzi bw'uyu mupira. Ukuboko k'umuzungu gusubira inyuma, ukuboko k'umukorone gushiremo, ukuboko k'umukorone Imana igukubite, Imana iguhonde, uku kuboko kuvemo, ku kuboko ntitugukeneye, ntitugushaka. Hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida nyakubahwa Axel Paul Kagame, ninde muntu uri gukina neza, ninde muntu uri mu kibuga neza, ninde muntu uhagaze neza? Kandi bose bafite abantu babakurikiye mu buryo bwose. Uyu munsi wa none rero ni umupira umaze igihe ukinwa, umwe ashyiramo undakata mu kibuga. Ikibuga cyuzuyemo abafana, iri ni ihishurirwa, iri ni iyerekwa. Niba rero match imeze uko, abanyaburayi bo bari kuvuga bati yaba byari bibaye bombori bombori, bazungu abanyamerika bagati yaba byari bibaye bombori bombori,
Aziya yo ntibiyireba, nayo yaratagangaye, yarakubiswe ihondagurirwa mu gahunira, iri mu gafuku kwayo, ibintu byaracanganye, ibintu ntibiri yo imeze nk'aho mbese bitari no kuyireba, ntiziriva n'irikira, ntizirirenga n'iripfa. Unyemerere rero uyu munsi wa none umusanzu ukwiye gutanga ni uwo kwicara ukavuga ngo dutegereje ingwano, ntegereje gupfa cyangwa guhunga, cyangwa ntegereje gukira, cyangwa ibintu byacanze. Rero uburyo bwa gatatu, yo mahirwe bose bakigeragereza. Ubundi Imana igiteye hejuru ngo buri muntu wese asama rwiwe. Ariko uyu munsi wa none wo n'umugani baca, ntabwo ari we twagendera, si nawe navuga ngo muwugendereho, koko ubwo umunyantege nke ntacyo yabona. Ariko Imana yo suko ikora, imvura igwira bose, izuba rikakira bose, imigezi imwe ikaduga indi ikamanuka, bugacya bukira. Ni iki itakoze? Uyu munsi wa none rero igihugu ushobora kugitura mu manga, kigakorokera mu kaga, kigakorokera mu marira, kigakorokera mu gahinda. Igihugu ushobora kugitura ahantu mwirihishurirwa. Nakubwiye ngo uyu mupira si impamya kuri butsindi, nukubwira ngo uri butsindi asha, ikibimuvugisha nuko ejo yabyukiye muri mitingi ukamuha umuceri. Rwose Imana niba itakuri inyuma, ubundi ubwo ngubwo ikintu kikuri inyuma ninde muntu waba ukuri inyuma? Niba Imana itagushyigikiye, ninde muntu uraba agushyigikiye? Ni ukuvuga rero kuva iyi mace yatangira, ese hari ahantu na hamwe mwigeze mwumva nibura Evariste General Major Ndayishimiye atsinda? Hari igitego na kimwe wari winjiza? Hari igitego na kimwe cyari kinjira? None se ubu niho uzatsinda? Wagiye muri Kongo, nubwo yendage mbivuga abantu bagahita bavuga ngo natambikiriye, ariko ubwo nibwo buryo bwanjye kugira ngo inkuru ibashe kuzura. Ntushobora kuvuga ibigoramye utavuze ibigororotse. Nimvuga ibigoramye kugira ngo inkuru yumvikane, turavuga n'ibigororotse. Utangaza amagambo akomeye, avuga uti ubu ngubu ubutegetsi bw'u Rwanda nzatanga inkunga mu rubyiruko, nange n'igihugu cyanjye bitoze, tubuhirike, tubukureho. Ngira ngo ahari wabivuze mu nyungu zo kugira ngo uhabwe icyubahiro muri stade y'Ikisasa, kandi cyangwa se ube n'umusitari umenyekane. Ariko none se ubu nibura ni n'ikihe kimenyetso cyaba cyaragaragaye muri ibyo bintu? Bukeye uti ugeze mu Kirundo, reba ibyo watangaje, iminota ni myinshi. Hose u Rwanda ruracecetse, ntabwo ruri kugusubiza, rwibereye muri bizinesi, mu nyungu, ruri kwirukanka mu bene gihugu. Ibyo bintu ntirwanikanga, nuko bareba bakavuga ngo Evariste General Major Ndayishimiye azatera u Rwanda, azahirika u Rwanda. Ese koko ibyo bintu ni seriye? Ntabwo rero nyene cyubahiro, buriya mpamye ko nta n'umurundi wifuza kurwana n'umunyarwanda. Ibyo bintu rwose umuntu anabirose yakicura, ibyo bintu akabyamagana, akabitokeje. Nta murundi wifuza kurwana n'umunyarwanda. Buriya u Rwanda n'Uburundi n'umwihariko. Ngereka mbyemere ko umukongomani twagwana, ariko ibyo nibyo byivugiye ku giti cyanjye, si igihugu mvugira, isi ndi umuvugizi w'igihugu. Tanzania twagwana, ariko u Rwanda n'Uburundi abantu muvuga ururimi rumwe, yagukubita urushya tunkubise urushyi, akagusubiza mu rurimi rwumvikana, wamubwira uti rwose uri kumbabaza, akabyumva, n'ibindi kuvuga uri kubyumva. Uretse abazungu baduciyemo kabiri, uretse ibibazo byaduciyemo kabiri, nyene cyubahiro Evariste General Major Ndayishimiye yakabaye akorana neza n'u Rwanda, n'imipaka ikaba ifunguye. Hakaba ahubwo ngira ngo nibi bintu twatangije, cyangwa se u Rwanda rwatangije
bigizwemo uruhare na nyakubahwa perezida Paul Kagame, yatangije by'uko irangamuntu igomba gukora hose Burundi bwarabyanze, ariko nimwe mwari kuba ba mbere bo kwakira irangamuntu, umwenegihugu akava i Bujumbura, tagisi kagiva i Bujumbura mu mujyi igera i Kigali mu mujyi, zibisikana zikorana, bityo ibihugu bigafatana mu nda, ibihugu bigashyigikirana mu iterambere, hatabaye akamwana wa mama. Uyu munsi wa none rero ni twebwe twahindutse akayabo n'injambo, ariko ngira ngo u Rwanda ruratuje ruratekanye, ahubwo rwifuza ko ibintu byose byajya mu buryo bikongera bigahirima. Umuvugizi wa perezidanse y'igihugu cy'u Burundi igeze bavuga ngo ya misiba y'abanyarwanda, ibaze nk'iryo jambo, uri minisitiri umuvugizi wa perezida, ya misiba y'abanyarwanda. Aha naha byagenze ukuntu, sinibuka inama bari bagiyemo, ntabwo nkunda kuba muri izo nkuru, ariko uyu munsi wa none rero nge ikingaruye ni igiki, cyangwa se igituma ndetse muri iki cyumweru nko kugeza ku wa gatatu nzaba nkivuga kuri ibi bintu by'u Rwanda n'u Burundi na Kongo n'u Bugande na Tanzania. Ntabwo amakuru ujya kuyahova aho badasenga hari abasenga. Bibiliya ivuga ngo nta kizaba ntibi yakabanga basabyi basaba ku manywa na nijoro. Enter. Nta kizaba, ninjye ufite amakuru, ninjye ufite amakuru. Wowe rero ushaka ko njyewe njya gusa, ubu wagize ngo nzatega ijwi rya Amerika rimpa amakuru, kandi nanjye ubwanjye nda amakuru. Ahubwo nishimiye ko ijuru ryambwira ngo mwana wanjye bijya mbere nibi, ibijya inyuma nibi. Rero muri uyu mukino ngira ngo nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye wahagarikira, ahubwo buno byihutirwa iri jase imburi ya nyuma, buno byihutirwa inzamba mu matwi yawe, shakisha diplomase ujoyeninge. U Rwanda ntiruzagutera, umvikana n'u Rwanda, bigerageze mu buryo bwihuse. Noneho iyumvikanire na 23 kure y'ingabo zawe uzisubize i Burundi, urwane n'ibibazo byawe. Noneho hama ahubwo wubaka igisirikare, wubaka igipolisi, wubaka igihugu cyawe, nawe uharanira iterambere ryawe. Hama umuntu uzabona yambutse umupaka yambukanye intwaro arasa, wivuna umwanzi. Ariko niba ujye gutangirira intambara warikare, ugatangirira intambara Igoma, ukayitangirira Sake, ukayitangirira Masisi, iriya ntambara wagiye gutangirira hariya ngo itazagera mu Burundi, kabigeze mu mupaka w'u Burundi na Kongo, bikaba biri mu mupaka, abapolisi b'abakongomani bahungira iwawe, abasirikare b'abakongomani bahungira iwawe. Ngira ngo subwo ntabwo uri kubonamo gutsindwa gukomeye cyane cyakuneshwa gukomeye cyane. None se niba utakuyemo igitego uri Isake, ntugikuremo kugeza hariya, ahubwo ikibazo kigasigara ari u Rwanda, uri kubona ko ari u Rwanda. Buriya rero niba unabona ko ari u Rwanda, wagakwiye guhagarara amagabo ugakemura ikibazo mu buryo bwihutirwa. Nanone buri rijase, kuko diplomasi yo guhagarika intambara ni imwe. Reba ko abene gihugu uri kubaha ibisabwa, ubwo baraguhijwe, banagushyigikire, ibyo uri kubamo banagusengere, ujyane n'Imana, tabarane n'Imana. Uyu munsi wa none niba uri gutsindwa aho hose, ese buriya nta n'umuvumo w'Imana waba urimo kuba ingabo z'u Burundi ziri gutsindwa umusubirizo n'umufiririzo? Ese ubwo Imana yajyanye n'ingabo z'u Burundi muri Kongo? Ese ubwo Imana ihagararanye n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu mirwano? Ese ubwo SADC inaniwe, Tanzania ikananirwa, Malawi ikananirwa, n'ibindi bihugu byose biriyo zangura zikananirwa, abacashuro b'abanyaburayi bakananirwa? Ubundi tusipoze kubwo niba rero yaba inasenga shitani, M23 cyangwa 23, niba yaba inafite muri yo ubushobozi, ndagira ngo ngumenyeshe kubwo imbaraga yo ntiwamenya aho izikura, ntiwamenya n'uko ikora, kuko ubwo urumva ayo n'amabanga yabo. Ariko nyene cyubahiro Evariste nyakubahwa General Major Ndayishimiye, kanguka ava ku giti, dore umuntu. Igihugu ujye uvuga ngo ntigitangwa, kiragwanirwa. Ririya jambo horo uririmba ngo igihugu ntibagitanga barakirwanira. Hagarara rero, buriya hari abantu bazashobora kukirwanira. Imana irakwaka igihugu igihe abantu bagishoboye.
noneho bageze i Kanani Burundi ukavuga uti igihugu ntawe nagiha, azakirwanire, ugikeneye azaza akirwanire, niteguye kurwana. Noneho ukavuga ngo cyarakuvunnye ntawe wagiha, kandi koko ubwo birumvikana, waharaniye ubwigenge, waharanira independence, avuga uti umugambwe CNDD-FDD abantu ntibivuzaga, ntibigaga, abantu bari bapfuye bazize ibicumuro n'ibyaha byabo, ubu mucunguzi. Ubwo rero nitwe banyabinyoma, icyaha kiri kuri twe, nikosa riri kuri twe, nitwe bahanuzi bavangiwe, nitwe bigisha bayobye. Ubwo buriya ubwo rubanza rucibwa n'Imana. Utegereze mu minsi mikeya, ziriya disikuru urimo nanjye izindimo, uraza urebe Imana yo kutigeze igendana nawe, ihagararana nawe muri ibi bintu ubamo. Ibi bintu ubamo ni macu uri gukina utazi garidiyo uri mu izamu, uraza kwitsinda, uraza gutsindwa, kandi noneho igihugu gite mu manga, ya CNDD uyite mu manga, ahubwo birangirire kuri wowe, ahubwo ube urushijeho ibintu birusheho kuba bibi, kandi byakabaye biba byiza. Ngira ngo rero ntabwo uyu munsi none ariho twiringiye ngo Evariste General Major nyine cyubahiro Ndayishimiye ngo agiye gutsinda. Aratsinda ati? Ari gukina nani? Rega nimureba abo bari gukina, niba umwaka urangiye ataratsinda, ibiri karangira ataratsinda, itatu karangira ataratsinda, uyu munsi wa none yego da ushobora no gutsinda, amahirwe masa. Ariko ubuhanuzi Imana yampaye, manda yawe yararangiye, amakuru Imana yampaye, ikiringo cyawe cyaraheze, amakuru fite nazi ko muri iki kiganiro, muri iri hishurirwa ry'umupira, muri iri yerekwa ry'umupira, mu buhanuzi bw'umupira w'amaguru, nk'uko bibonye ku ifoto na thumbnail yayo, nagira ngo nkumenyeshe ko niba nta gikozwe mu maguru mashya, niba nta kigomba gukorwa mu maguru mashya, ubuhanuzi burasohora. Kandi nibusohora, Imana yo buriyerega, ninde muntu yahanye itabanje kubwira? Natwe banyarucari dukijijwe twisengera, usambana rimwe ikakubwira ati garukiraho, ukajya kunywa inzoga rimwe ati garukiraho, ati nyamara byose nzabishyira ku mugaragaro. Uku niko Imana yasuraga perezida mwabantu mwe, ndabivuga muri iki kiganiro. Ugacumura ukabeshya Imana ikakubwira ati garukiraho, ukibuti garukiraho. N'abaperezida uko Imana idusura niko Imana nabibasura, niko Imana ibana nabo mu kubaha imirongo ngenderwaho. Erega nabirabaganzira bategeka ikabayobora, erega nabo bakorana n'Imana. Uyu munsi wa none rero, niba wowe nyene cyubahiro udashobora kumvira mwemu yera, Yesu uramubonana imbaraga ze zo kugukuraho, ntabwo nzi uburyo ari bugukureho. Ariko twe turifuza amahoro mwababyeyi. Noneho ryangwano ririmba amanywa na nijoro, ushobora kuyibona, ariko ukayibona utiteguye kuyirwana, cyangwa wanayirwana ukaba udafite bije y'imyaka miremire yo kurwana, ahubwo ugasanga ibintu we witeguye uzingura rwana iminsi 3. Erega harwana no munda mwabantu. Erega ubu umunyarwanda azarwana avuga ati kugira ngo iriya convention isenyuke, ubwo ndahasiga gato. Arwana avuga ati inganda zigeze imasoro aho kugira ngo zisenyuke. Kenya izarwana ivuga ati iya aeroport ya Kenya, mubona ko Kenya ifite ikibuga cy'indege cyiza abahageze, ngira ngo rwose muri aka karere Kenya iri imbere mu bikorwa remezo bigize byagutse biteye imbere. Ngira ngo umuntu arwana afite ibyo ari kurwanira, kandi ibyo nibyo biguha avantage n'imbaraga. Ubu se umuntu azarwana nta gitoro, umuntu arwane ntanja, umuntu arwane nta mpuzu, umuntu arwana adahembwa, niba hari ibibazo by'imishahara mu ngabo, mu nyamiramabi. Ese iyo ntambara ubwo tuvuze nabi nibyo koko, mutubabarire n'Imana itubabarire. Ntabwo wowe ushaka no kwiyumvira ngo uvuge uti reka nzamure n'umushahara wabo, amafaranga uyashyire mu mbonera kure, uyagura uguremo ibikoresho byose mukoresha mu mugambwe, inkona zubakirwe bazigaburira amata, izindi baziha inyama, izindi bazihe biriya na biriya. Donc wibagirwe ko Imana isumba byose ishobora byose.
yaguha ziriya ngabo n'igipolisi, wakabaye ubiha ubushobozi ku buryo n'umwene gihugu areba akavuga ati dufite igisirikare gihambaye gikomeye. Amagambo menshi avamo ibicumuro, menshi avamo ibicumuro, menshi avamo ibicumuro. Reka mpeshe umugisha umuntu udukurikiye, Yesu Kristo akomera umugisha. Yarukijije Hana mu maso ya mukeba we, yajyaga amukina ku mubyimba akamusebya, imuha umwana w'umuhungu amwita Samweli amutuye, Uwiteka bamuvugaga barahora. Imana igiye kugukiza urubwa wowe ukurikira ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza ukurikira ni muri Bibiliya ufite, naho ushobora kubwumva hose. Ntabwo mvuga ngo ubutumwa bwiza ubukurikira, nubwo bukurikirana hano ku Mbabazi TV 3, ariko Imana isumba ishobora byose, Imana ntangaje ko igukiza urubwa. Yarukijije Ana mu maso ya mukeba we, yajyaga amukina ku mubyimba ndetse akongeraho akamusebe. Uyu munsi wa none Satani imaze igihe kwishima hejuru kubera amadeni yagushyizemo. Dayimoni, aba bazimu bamaze igihe bakwikina hejuru kubw'indwara urwaye, ukuzimu kumaze igihe kugutera kubw'ibigeragezo urimo, imbaraga za sekibi zimaze igihe ku buzima bwawe ziguhiga, zikugenza, zikurwanya. Onodije mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko umuntu asenya umugina w'umuswa, niko dusenya mu izina rya Yesu Kristo ikigeragezo kikuriho. Mu izina rya Yesu Kristo turategeka umusozi utabwe mu nyanja, turategeka mu izina rya Yesu Kristo Satani w'ubupagani kuveho. Onodijezi aho uherereye hose, mu izina rya Yesu. Imana ihumugisha ibiganza n'amaboko byawe, Imana ihumugisha intoki zawe, bimwe ufata bicaha ibindi bica, intoki zawe zirava. Ariko Yesu ni umuhomyi, Yesu ni umukiza, Yesu ni umutabazi, Yesu ni umurengezi, Yesu ni umucunguzi. Mu izina ry'uwakubambiwe umwami wacu Yesu Kristo, ntangaje agakiza umutima wawe, kagakiza n'umubiri wawe, kandi akagakiza nta mupaka kagira. Isamariya ugira ijambo, Iyudaya ugira ijambo, kumera y'isi ugira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo kiranka kuva imbere, ngomba kuva imbere, Freemason kuva imbere, Illuminati kuva imbere, Antikrista kuva imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, ya nkoni Musa yarambuye hejuru y'inyanja, iyo tuyirambuye mu buzima bwawe, kandi tuyirambuye mu izina rya Yesu Kristo. Kwa kuboko Imana yarambuye ikavuga ngo ntawe ushobora kuguhina, ngo Imana niyo ikurambuye. Natwe turatangaje mu izina ry'uwakubambiwe, akamena amaraso, akambara ubusa, agatukwa, azira ibyaha byawe. Uyu munsi wa none, n'iyi tariki n'isaha tuvugana, ntangaje umukiro ukiza umutima n'umubiri wawe mu izina rya Yesu. Kandi agukizanye n'abana niba ukuze, agukizanye n'abuzukuru, agukizanye n'abakwe, agukizanye n'abakazana, agukizanye n'inzu yawe mu izina rya Yesu. Ntabwo rero muri iki gitondo, kuri uyu munsi, muri uyu murango, dutangaje mu izina ry'uwaduhamagaye, natwe akatwimikisha amavuta, kandi akadusengera mu kuri no mu mwuka, akatugira bizigirwa mu izina rya Yesu. Abanyaburayi n'Abanyamerika bakora imbunda zirasa imigabane yose. Uyu munsi wa none natwe dufasha amasengesho yishobora byose, isumba byose, turayatarasifera mu izina rya Yesu Kristo. Utega umutima wawe mu izina rya Yesu, bikwiye gusenyuka bisenyuka, ibyo ubona Imana yakubakira kubakire. Turagusengeye hano mu izina rya Yesu Kristo, wowe uteze amatwi, wowe ukurikiye, Imana yo mu ijuru guha umugisha. Ntangaje mu izina rya Yesu Kristo, marayika wagiye kuzura Lazaro aze mu buzima bwawe, marayika wagiye kwa Yayiro aze mu buzima bwawe, marayika wabanye na Yosefu aze mu buzima bwawe, marayika wabanye na Esther aze mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntangaje ukuboko kwishobora byose, ikiganza cy'isumba byose, inkomezi n'imbaraga biva muri Kristo Yesu nibikubeho. Onodijezi, ndatangaje, ntangarije isi n'ijuru bimenyekane ko Yesu yanesheje isi n'umubiri na shitani muri wowe, kandi mu izina rya Yesu Kristo urusengero rushya, Imana isengere muri, Imana ihagare, Imana itere imbere muri wo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Reka dusenga n'Imana. Niba wizeye, narindi kugusabira umugisha.
nari kugusabira umugisha. Ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye mwana w'intama w'Imana, ni wowe tangurira ukaba n'iherezo. Turacyambaye umwambaro w'urugamba, turacyanigana n'isi n'umubiri na Satani. Mu izina ryawe mwami, duciye bugufi, wizeye aharirwe, wizeye ahabwe umugisha, wizeye ashime, wemera amashimwe ye. Dutangaje imirimo, imibyukire, imihagare n'imigendere, kuniha k'umutima w'uyu muntu uri kumva udukurikiye. Umwumve papa, ciye bugufi ku bwawe, ntabone jya abone wowe, yumve jye yumve wowe, mu izina rya Yesu. Tumwoherereje marayika usubiza icyifuzo n'ikibazo yari afite, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe. Urakoze kutwumvishije kandi uduhereye ubuntu none n'iteka ryose. Amen. Ngira ngo rero nk'uko ubibonye kuri iyi foto ndetse na titire yayo, mbanje kwisegura ku bantu. Hari igihe umuntu yandika muri komenti akandika ku nyungu za CNDD-FDD abona agiye gutakaza, akandika nanone atari umunyemwemu, ntiyumve ibyo umuntu ari kuvuga cyangwa ibyo ari gukora. Ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Jye nitwa Habiyambere Martin, ndi umuhanuzi, ndi umupasitoro, ndi umwigisha. Muri ibi biganiro munyemerere muri iki cyumweru nababwiye ko mu biganiro bibiri maze gutambutsa twafashe umwanya, ubu tugiye kubikorera n'amasengesho. Bibiliya iravuga ngo nta kizaba ntibiyakabanga abasabyi badusaba ku manywa na nijoro. Niba ndi umunyamasengesho, senga Imana mu ntege nkeya zanjye ikampa inzozi, mu mbaraga z'umwuka wera nasenze neza nkumva ijwi cyangwa nkerekwa, ni gute ibi bintu by'intambara muri kubona muri Afurika mbisobanurirwa n'umunyamakuru wa BBC n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika, ngewe usenga Imana ivuga ibyo bintu nkaba ndi impumyi kuri byo, nkaba ndi umwana muri ibyo bintu, simbimenye simbyerekwe? Juyanine, ntabwo rero bishoboka. Ahubwo ubu ngubu mu nyungu zo kutayobya abantu, mu nyungu zo kutaremangatanya ibintu, mu nyungu zo kugira ngo uko kuri kw'Imana n'izina ry'Imana ryamamare, ndabishyiramo imbaraga mu gusenga. Ejo nashyizeho ikiganiro mbona abantu muri komenti ngo ibi bintu ngo wahengamye, ngo uvuze ibitari byo. Oya, mvuga ibitari byo gute? Kandi niba turi tunenze ko munenga mukangaya, burya nanjye niko nshobora kugaya cyangwa ngashima. Ngira ngo rero niseguye ku muntu uwo ari we wese ufashe muri iki cyumweru dufatikanye amasengesho yo gusengera u Rwanda, gusengera u Burundi, gusengera Ubugande, gusengera Burkina Faso, gusengera Kenya, gusengera Tanzania, gusengera Kongo. Noneho aka kajagari k'abadayimoni cyangwa izi ntambara zose, niba koko dusenga Imana by'ukuri, uko kuri yaduha niko natwe dutangariza abantu, kandi uko kuri iri buduhe ni nako natwe turi bugendereho. Nibyo riga Imana iravuga, Imana ishaka kukubwira ati gumaho nzakurindiraho. Bibiliya iravuga ngo nzagukiza nk'uko nkizi nkirira hato. Nkirira hato ni agafu abantu bacumba ubugari barabizi, cyangwa bacumba umutsima, hari agafu gasigaramo, niko Bibiliya yita inkirira hato. Uyu munsi none Imana ishaka kugukiza muri benshi cyangwa muri bake ikakurinda. Imana ishaka no kukubwira ati comoka. Imana ishaka no kukubwira ati nta bizaba. Stahizi rero niba jye narababwiye mu biganiro byanjye nkababwira ngo dusengera aya mezi 3, ntabwo ari uko nabyibagiwe sinabitaye. We rero wivuga ngo abanyepolitike nibo bafite ukuri, impamvu nuko ari byo wumva amanywa na nijoro ukemera ko ariko kuri nyine kwabo. Uyu munsi wa none rero ngira ngo ahubwo ubu tugiye gutangaza ibikomeye kuko twe nitwe dukwiye kuvuga. Ntabwo uvuga ibyo yasomye, uvuga ibitekerezo bye. N'Imana iri mu ijuru ireba ahahise n'ahazaza n'ahari kuba, ukwiye gukurikirana. Ubu amakuru afite Imana, afite n'abanyepolitike, mpamya ko naho hantu. None je rero mu gisata cy'iyobokamana amakuru ntangaza mbifitiye uburenganzira kuko mbihabwa n'ijuru.
wowe rero tubana ndagushimiye, no kunenga biremewe, no kugaya, no genda gutukana utukana n'utarakizwa, ariko nawe ntiwamubuza gutukana. Ariko s'il vous plaît, ibyo tuvuga, ibyo dukora nkwiseguyeho, ntabwo ari ugutambikira, si ukuyoba, si no kwibagirwa ko turi abigisha cyangwa se turi ababwirizabutumwa, ariko hari ibitureba. No si intambara izaba i Burundi njyewe njye mu ijuru. Ubu se iyabaye ubushize 2015 yari igiye kuba biriya byabaye nkaya, ariko byambuye n'ubuzima biteza n'impunzi nyinshi cyane. Ntabona nakiye indaro i Rwanda, ntabona sengeye, ntabona hungishije. Nukuvuga rero byangizeho ingaruka, nta bapasiteri birukanwe, nta bantu bafunzwe, nta bapfuye. Nibi rero niba ntacyo twakora, twe dufite umwuka wera, wowe ukatubwira ngo nitureke kuvuga neva, nitureke kubivuga, ngo niduceceke, turaceceka gute kandi ibintu bidusongereje akaga turi kukareba? Ibintu ndi kurebesha amaso, ibintu ndi kumvisha amatwi, urambwira ngo niceceke? Nawe ceceka. Ariko giye wicecekesha ntabwo byashoboka rwose. Ibintu tuvuga ukabuzi ko wafungwa, tukemera tukabivuga. Ukabuzi ko wakicwa, ukemera ukabivuga. Nukuvuga rero muri ayo mahitamo ubwo urumva wabwira umuntu ngo ceceka. Ngira ngo twikomereze, ryari nk'itangazo narinyujijemo, Imana ikumere umugisha. Noneho buriya hari uburyo, yenda niseguye ndaje nkomeze, hari uburyo butatu Imana ikuraho perezida, kuko ni nayo imushyiraho. Icyambere Imana igushyiraho kuba perezida, igushyiriraho iki? Kuba perezida w'abene gihugu, kuba perezida w'igihugu. Igihugu burakigira ibyiciro: kuba perezida mu gihugu imbere, kuba perezida mu gihugu hanze, kuba perezida mu bene gihugu. Kandi ikosa Imana yanga ni perezida urobanura. Burya ni perezida ugira intara yemera izindi ntazemere, akagira uturere akunda utundi ntadukunde. Buriya n'akarere kabamo opozisiyo, nk'ibihugu binini bimeze nka za Nigeria, bigira uduce bitayobora, ariko twebwe u Burundi perezida buyobora bwose. Nta hantu wavuga ngo hahatuwe n'inyeshyamba ngo zarahigaruriye. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, Imana iguha imvura ikaguha izuba, ikaguha bene gihugu bose bakakumvira. Nubaho uhagaze uzarebe ibihumbi n'ibihumbi barakubita bakuzura. Ni iki kintu cyatuma umwene gihugu yicwa n'inzara? Imana igahita gukomera amashyi ngo kudeshapo ndagushimiye. Umwene gihugu ari kwicwa n'inzara. Umwene gihugu nta muyaga nkubagira, kandi Imana yatanze inzahabu. Mbese igikenewe cyose mu gihugu, nawe andika muri komenti umbwira iti igihugu cyacu cy'u Burundi ibintu kibuze ni amabuye arahari, gazi irahari, peteroli irahari, abize barahari. Habura iki ngo umurundi ajye ku manywa ajye na nijoro kandi ibintu bibe bihendutse? Numvise umuntu uvuga ngo no mu Rwanda birazimbye, ngo Kenya birazimbye, ngo Tanzania birazimbye. Birazimbye se? Litiro ya esase, litiro ya mazutu, ni murebe ibiciro ziriho. Ikiro cy'ibiharage ni murebe ibiciro. Mwese se ninde utagenda? Ninde udafite uwe bari kuvugana? Uri Bujumbura, vugana n'umuntu uri i Kigali, vugana n'umuntu uri muri Uganda. Hari uburyo rero umuntu ashobora kukubwira ngo isi yose ngo ni imihangayiko, ngo isi yose ifite ibibazo. Oya, bundi se isi niba ifite ibibazo, ubwo niba Ukraine iri mu ntambara natwe tube mu ntambara, niba Palestine idahuza na Israel natwe tuwere guhuzana naka. Nagira ngo ngumenyeshe ko mu buryo bumwe n'ubundi nta kintu na kimwe Imana itahaye u Burundi ngo umurunda babaho mu buzima. Niba hari ikintu, hari inkuru mwe mutanitaho, nuko bavuga ngo buri mwaka ngo hari abarundi bagiye nta byangombwa, ngo bajya gupagasa mu gihugu kiniki, ngo none ngo babapakiye nta byangombwa, ngo barabagarura nta byangombwa, ngo babafunze. Imbere y'ishobora byose urebye ubutunzi buri mu butaka bw'u Burundi, ubutunzi buri mu kirere cy'u Burundi, kuko mufite ikirere cyiza, mufite ubutaka butagira aside, mufite inyanja itagira aside. Aside zituma urabona nka Tanganyika ibamo
ifite amazi meza yabamo ibinyabuzima byinshi byose bikabaho bitandukanye n'indi migezi muzi. Hari nk'imigezi ikonja cyane ku buryo amafi atabamo. Ariko uyu munsi wa none nagira ngo mvuge ubuhanuzi bw'umupira. Ndavuga ku buhanuzi bw'iyi match. Iyi match nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga gake gashoboka, rimwe na rimwe. Ariko Perezida Kagame aba mu mishinga iremereye yagutse, ndabyemera uri buntera amabuye, ariko uyu musaza aba mu mishinga yagutse. Ubwo se niba nyakubahwa Perezida Paul Kagame atekereza kuzana uruganda mu Rwanda rukora inkingo za coronavirus, rukora imiti ya sida, ubwo ruganda sahizi narwo mu minsi mikeya ngira ngo bazarutaha, kuko ni uruganda rwatangijwe n'Ubwongereza ku bufatanye n'Ubwongereza n'u Rwanda mu gihe cyashije cya corona, ndetse n'Abanyamerika ngira ngo bapropose ko rushobora kubakwa mu Rwanda n'ikindi gihugu niba arangora, sinibuka ikindi gihugu cyavuzwemo, ariko nzi neza ko ruzubakwa mu Rwanda. Umva uyu mushinga, ubu hari umushinga w'intwaro. Ejo bundi mwabonye ko bamurika intwaro, uruganda rw'intwaro. Uriya ni umushinga uremereye, kandi intwaro Israel ikoresha, intwaro Uburusiya bukoresha, intwaro zigezweho ziri tekinoloje, intwaro zikora mu ijoro, izikora ku manywa. Uyu ni umushinga uremereye. Nyakubahwa Access Perezida Paul Kagame afite imishinga yagutse ku buryo uvuga utase, ahubwo uyu mupapa uzamura ikibuga cy'indege kimeze kuriya mu Bugesera murakibona. Iyi mishinga niyo igihugu gikeneye, kandi ubona ko amafaranga aramutse ahari. Ese uyu musaza yakora ibi? N'intwaro za kirimbuzi muzajya kubona mubone mu gihe gitoya. U Rwanda rwibitseho intwaro ku buryo kakajagari k'abazungu n'agasuzuguro kabo n'ubugome bwabo n'ububi bwabo bitazongera gustressa umunyarwanda. Ntabwo rero numva impamvu twe tuvuga tukifuza rero ko n'Uburundi bwaruta u Rwanda muri ibyo bikorwa, cyangwa se bikaba binangana, cyangwa se ukabona ko buri no mu majyambere. Nta mpamvu yo kugira ngo Umurundi avuge ngo amafaranga yacu nta gaciro agira. Ni gute ikibazo cy'abavunja giteza impagarara? Ni gute perezida agataka ko inzahabu zicukurwa ariko hakabura ngo n'amahera 1000 kuri konte? Umwaka ushize bacukura undi ushira. Nabahe bantu perezida adafiteho ububasha mu gihugu? Ni murantunga rero. Izo nizo shingano za mbere zituma Imana yo ivuga ngo iyi ngoma expired. Niba udashoboye inshingano, ushaka Imana uyihe ruswa. Perezida araha Imana ruswa, ayibwire ngo ngumiza ku butegetsi. Perezida azagenda abwire Yesu ngo urabona rero ngo narindi kwigwizaho imitungo. N'ibyo bintu byose muri kwiyegeranyiriza ko ntabwo bishoboka ko bizagera iyo mwebwe mushaka kugera. Byo ntibizagerayo, muzabisiga, nta kintu na kimwe muzajyana, kandi bamwe muzahunga, abandi muzapfa. Mbese ni akaga mu kandi kaga, ariko biturutse ku kirere kutagonda izosi. Ngira ngo twe nubwo dusohoye ubu butumwa tukaburotora, bimaze igihe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 uhereye buriya nko mu kwa 9 message twe twatangiye kuzitanga ku mukuru w'igihugu. Message twe twatangiye kuzohereza n'amasengesho atangiye gusenga. Ariko muri uko kwa gatatu k'umwaka w'ibihumbi 2025 niho marayika ari kugaragaza ko kumva bitagishoboka. Noneho bwa buryo butatu narindi kukubwira. Hari uburyo perezida akurwaho no gusaza ariko iterambere rigaragara, cyangwa se ugasanga igihugu cyanateye imbere ku buryo perezida ashobora no kujyaho ugasanga yabayeho nk'urinda umutekano. Nk'Amerika buri iterambere ryayo ntiripfa kugaragara, cyakora rigaragara mu ruhando mpuzamahanga mu mibanire n'ayo mahanga. Ariko ntiwavuga ngo Amerika ngo yahise itera imbere mu buryo bunuba, ariko iterambere ry'Ubushinwa riragaragara, iterambere ry'Uburusiya riragaragara. Ubwo twe iterambere koko twe turi kurijyamo rigenda rigaragara. Ariko ibihugu byageze mu iterambere, ntabwo iterambere perezida ajyaho mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 ngo uhite ubona iterambere. Ariko nka hano wakabaye uvuga uti ngewe perezida Evariste Ndayishimiye
uyu mwaka hari ikibazo cy'igitoro, ubu nta munyagihugu udafite igitoro. Uyu mwaka hari ikibazo cy'imvaruganda, ubu ifumbire nta kibazo kigihari, icyo kibazo cyarakemutse. Uyu mwaka hari ikibazo cy'uko hari ubusuma bw'abantu bibira mu mifuko yabo amabuye y'igihugu, amabuye y'agaciro y'igihugu. Uyu mwaka icyo kibazo cyarakemutse. Ukavuga uti mu myaka 3 ibyo bintu nimumbwire rero mu myaka 3 ikintu cyaba gikozwe n'iki. Uyu munsi wa none rero nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye nyine cyubahiro Sebarundi akunda gukoresha disikuru cyane ko u Rwanda rugiye kumutera, nawe kandi yiteguye ngo azinjirira mu Kirundo akambuka Bugesera yinjirira Kigali. Ngira ngo rero iyi mace umusifuzi n'umunyaburayi, umusifuzi na Amerika, kuko Amerika yo ishaka ko abanyafrika tujyana twambarana, nta mahoro Afurika igomba kugira. Kuko kutagira amahoro kwa Afurika no kurwana n'intambara za Afurika nibyo bizaha abazungu iterambere. Noneho rero ni gute noneho twebwe twafata amasengesho mwifuza ko dusenga tunanirwe kuyasenga turwana n'ibi bibazo, tusenge duhanura iki? Reka dusenge dusaba amahoro, dusenge dusaba abaperezida bashoboye, niho umutekano urabubonetse. Umutekano urahita utangirira mu gifu, umutekano utangirire mu gihugu. Aho amashanyarazi yahageze, nta muntu uri bwiba icyapa ku nzira, nta muntu uri buce umuyaga nkuba. Niwo mutekano duke. Ni Imana nimara guhishura Dawidi igahishura perezida, tunanirwe kumusengera uwo muntu ngo ikindi gihugu nacyo kijyemo. Niba u Rwanda ruri muri iyo nzira yo gutera imbere, dukeneye n'ikindi gihugu gihita kijyamo, n'ikindi kikajyamo. Noneho bwa buhanuzi bwacu na ya mateka na bya bindi Imana yavuze muri Afurika, turi bamwe bashobora kurambura ukuboko tugashyigikira abatubanjirije kubihanura, abatubanjirije kujya kwiga. Ayo mashuri mwize ntabwo agomba gupfa ubusa, ya siyanse ayizwe na siyanse z'umwuka nayo ntabwo agomba gupfa ubusa. Diplome yanjye rero nge ngomba kuyikoresha ntanga umusanzu. Ntabwo ndahanura ibintu bibi ku gihugu cy'u Burundi, sindahanura ibintu bibi ku gihugu cy'u Rwanda, nta nibyo nzahanura. Umuntu uzumva ubuhanuzi bwanjye mvuga ngo Imana ije kwica, Imana ije kurimbura, buriya ni titi rusoma ugahita ureba nk'umunota umwe warangiza uti ati biracitse, cyangwa se kandi iyo ngiyo n'umukozi yayishyiraho. Nuko ushobora kumva nk'umunota umwe ukavamo ikiganiro utakirangije ugahita ufata uruhande wumva ushaka. Ibyo ni uburenganzira bwawe, ariko ngewe nivugiye ku gatwe kanjye nkeneye Afurika ko tutazongera kugwa mu nyanja twambuka tujya i Burayi. Shalom, ndagushimiye wowe bana natwe ku Mbabazi TV 3. ngira ngo reka dushimire Imana aho bukeye naho bwije, byose n'ubuntu bw'Imana. Hama ubundi Imana iduhana umugisha, ikiganiro gitangiye kinarangiye, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere y'Imana. Yesu niwe uyobora ibiganiro cyangwa se ibikorwa ibyo ari byo byose. Hakabaho kuba ukora ukoreshejwe n'Imana, uvuga uvugishijwe n'Imana. Doke nibyo twifuza. Turagushimiye Mwami Yesu, uduhaye igitondo cy'umugisha hamwe, ahandi uduhaye umugoroba w'umugisha. Ndagushimiye ko uyu muntu tugiye kubana muri iki kiganiro umuha umugisha, mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, amen. Mugire umugisha, mugire umunsi mwiza. Ciao ciao, shalom shalom.